ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana wo mu ijuru ibaho umugisha mwebwe bari kumva Tubashake TV. Mbanje kubashimira cyane kubw'uyu munsi, uyu munsi w'iki cyumweru. Imana yarabarinze nanjye irandinda. Imana wo mu ijuru ishimwe. Kandi ni mu gihe kitoroshye, mu gihe cyo kuguma mu rugo, mu gihe cy'iyi ndwara ya coronavirus, ariko nta kibaho Imana itakizi. Mu bibi n'ibyiza Imana ihora ari Imana, kandi uko yaturinze mu byiza niko izaguma no kuturinda mu bibi. Umugaragu w'Imana Yobu ageze mu gihe gikomeye, ageze mu gihe kitoroshe, umugore warangije aramubwira ati wakwihakanye Imana. Aramubwira ati hakana Imana kuko nta kiri kudukorera kugeza amasaha. Ariko Yobu arangije aramubwira ati umeze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, ntube nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana yaduhaye ibyiza biturutse mu kuboko kwayo kwiza, none twanga ibi biturutse mu kuboko kwayo. Rero nta kibaho Imana itakizi, itanga ibyiza, hari igihe cy'ibyiza, hari igihe cy'ibibi. Ibyo byose Imana ahubwo ikureba uko byitwayemo, ikureba uko wabihagazemo, ikureba uko ukomeze kubana nayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi turashima cyane Imana yemeye ko twumva ijambo ry'Imana, tukaganira ku ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima, kandi iryo jambo ry'Imana yashatse ko turisangira twese hamwe. Ijambo ry'Imana cyane cyane rishingiye ku gusenga, guhagarara mu gusenga, tugasenga Imana, tugahamagara Imana. Imana yo mu ijuru himbazwe. Iryo jambo turarisanga mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva, igice ni icya 17 uhereye ku murongo wa 8. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva, igice ni icya 17 uhereye ku murongo wa 8. Kadusome ngo Abamaleki barwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisiraheli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoraniriza ingabo mugende murwanya Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisiraheli bakanesha. Yayamanura, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsinda Abamaleki n'abantu babo inkota. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye nitwa NKERAMIHIGO Jacques, nkora umurimo w'Imana mu Twandikire mu Rwanda, muri paruwasi ya Nyagatare. Reka dusenge Imana kugira ngo iby'Imana dushize ku mutima uyu munsi tuganira, Imana ibane natwe. Mana Data ishobora byose, Imana yo mu ijuru, Imana y'imbabazi, se umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Uyu mwanya nje umugaragu wawe Data buja mwiza, nje imbere yawe kakanya ngushimira ko wandinze kandi ukarinda n'ubwoko bwawe baneze amatwi, bateze amatwi iyi Tubashake TV kugira ngo bumve ijambo ryawe. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Reka uyu mwanya rero Data buja mwiza uze kubana natwe, tugire neza. Ijambo ryawe rikore ku mitima ya buri wese kugira ngo Data buja mwiza urusheho kutugirira neza. Uhimbazwe. Nkomeje kubasuhuza
reka dutangire dutendereza kugira ngo Imana ibane natwe. Tukute tendereza Yesu Yesu mwana gwendega musa igonanze nziza nebaza Yesu murokozi tumute tendereza Yesu Yesu mwana gwendega musa igonanze nziza nebaza Yesu murokozi nebaza eyanunura eyambo onye wagisa esampu sanyusera murijyo oye bazibwe tumute tendereza Yesu mwana wendiga musa igonanze nziza nebaza umurokozi. Ijambo ry'Imana ritubwiye uko abamerike baje kurwanya Abisiraheli. Igihe kinini tubaho duterwa n'ibintu bitandukanye, ariko ku rugamba nta kindi uretse kuneshesha isengesho. Mose nta kindi yatekereje, urugamba rumaze kurema, urugamba rumaze gutangira, yatekereje gufata inkoni y'Imana. Aravuga ati ngiye gufata inkoni y'Imana. Nubwo weho Yosuwa ugiye gukoranya ingabo, nubwo Yosuwa ugiye kujya ku rugamba ugakoranya ingabo, ugakoranya ibirwanisho, ariko ibyo ntibihagije. Ingabo turazifite, ibirwanisho turabifite, ariko hari icyangombwa gikomeye, ni ukugira ngo mfate inkoni y'Imana ngende mpagarare mu musozi, kuko iyo ni bitume tunesha. Mose akomeza atekereza kuri icyo kigiye gukorwa, ngo arangije azamuka ku musozi, ngagere ku musozi ngarahagarara. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi kizagutsindishiriza uretse gusenga. Iyo nkoni y'Imana muri aka kanya, mwibuke ko ya nkoni ariyo Mose igihe yabonaga igihuru cyaka umuriro, niyo nkoni yagendanye ajya kwa Farawo. Imana imweretse igihuru cyaka umuriro, ngo ariko kikanga gukongoka. Arangije ngo aracyegera, ngo acyegere, Imana iramubwira ngo kwetura izo nkweto zawe, kwetura kuko haguze arahera. Iyo nkoni Mose yari afite mu ntoki naho yayiherewe. Inkoni arangije Imana iramubwira ngo dore ikimenyetso uzagenda nujya gukura ubwoko bwanjye muri Isiraheli muri Egiputa kwa Farawo. Ati jugunya iyo nkoni hasi. Arangije ayijugunya hasi, inkoni irangije ihinduka inzoka. Arangije Mose ngajye kuyihunga, Imana iramubwira ati wiyihunga, ahubwo yifate. Arangije arayifata, irangije ihinduka inkoni. Arongera aramubwira ati rambura ikiganza. Ikiganza gihinduka ikibembye. Ariko aramubwira ati gishire mu gituza, gishira amakirambo, yongera abona ikiganza kihindutse kizima. Aramubwira ati genda n'ibyo bimenyetso. Icyo rero nicyo kimenyetso Mose yagendanye n'iyo nkoni yabanye nayo. Mwibuke ko iyo nkoni yakoze imirimo n'imitangaza hariya kwa Farawo, ndetse na nyuma yaho mwibuke ko ariyo yagabanyijemo inyanja kabiri, Abisiraheli bakambuka bakagenda nk'abagendera ku butaka. Iyo nkoni niyo yayibagiwe, iyo nkoni yarayikomezanyije, iyo nkoni niyo yari yitwaje, ahagarara mu musozi kugira ngo barwanye Abamereki kandi babaneshe. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi utega amatwi, wumve imbaraga zo kunesha, unesheje kubw'imbaraga z'Imana, unesheje kubw'isengesho. Inkoni dufite muri iyi minsi, inkoni dufite muri iyi minsi ni isengesho. Wewe inkoni yawe ufite muri iyi minsi ni iyi. Umurongo ngo 10, ngo Yosuwa bigenza uko Mose yamutegetse, ngo arwanya Abamereki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. 11, Mose yamanika amaboko, Abisiraheli bakanesha. Yayamanura, Abamereki bakanesha. Nta gucogora mu gusenga. Ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe, wowe uteze amatwi
bateze amatwi ubutumwa bwiza, ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe. Ese hariya Mose yamanikaga amaboko bakanesha, yayamanura bakaneshwa, icyo gihe gusenga iyo gucogoye byanga bikunda habaho kuneshwa, ariko iyo ukomeje isengesho kunesha kubaho. Ariko ngo Mose uko yamanikaga yaruha akamanura, ngo Aroni na Huri bigira inama yo kuzamuka umusozi bamusangayo, ngo bamutega ibuye, bamufata amaboko, umwe amufata ukwiboko kw'iburyo undi amufata ukw'ibumoso, ngo amaboko agume hejuru kugira ngo Mose akomeze urugamba rwo kuzamura amaboko, rwo kuzamura inkoni y'Imana, hanyuma abameleki bakomeze baneshwe. Ikibazo nkubaza niki? Iyo hatabaho kugira ngo Huri na Aroni bazamuke bafashe Mose, bamuhigikiza iryo buye barishire hasi ye ryicarire, bamufata amaboko umwe iburyo undi ibumoso kugira ngo amaboko agume hejuru, inkoni y'Imana igume hejuru, byari kugenda bite? Ndagira ngo witekereze aka kanya, muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi abantu badasohoka mu mazu, muri iyi minsi hari indwara z'ibyorezo, muri iyi minsi hari covid heje abantu mu nzu, muri iyi minsi ubushomeri bwaje kubera indwara y'icyorezo. Muri iyi minsi ndagira ngo nkubaze, waba uri kuvunisha abandi wowe utari gusenga? Nagira ngo usenge muri iyi minsi, kuko nicyo kiri bukureho ibyo byose, nicyo kiri bukureho inzara zatejwe n'icyorezo, nicyo kiri bukureho ubushomeri, abantu babuze akazi, nicyo kiri bukureho abantu bihebye. Ubwihebe bukurwaho no gusenga, tukegera Imana. Niyo nkoni y'uyu munsi twe dufite, icyo gihe Mose yari afite iyo nkoni, ariko uyu munsi twebwe inkoni dufite ni isengesho. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwiye ngo inkoni yacu dufite muri iyi minsi ni isengesho. Jya mu mbaraga zo gusenga, jya mu mbaraga, kandi Imana irumva, kandi Imana yiteguye kumaraho byose. Ariko ni wicecekera. Aroni na Huri barahaguruka bajya gufasha Mose, ntibamuvunisha. Dusengeye kimwe, isi yose tugahaguruka tugasenga. Niba waruhutse undi ari gusenga, nuruhuka undi ari gusenga, nuruhuka undi ari gusenga, ariko dufatanye tuzamura isengesho kugira ngo dushobore kunesha. Ngo Mose azamura amaboko kubera Aroni na Huri, umwe yafashe iburyo undi yafashe ibumoso, amaboko aguma hejuru. Yosuwa ngo abanesheshe inkota, arabatsemba bose, abameleki arabatsemba. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nta kindi kizakuraho ibi uretse gusenga, nta kindi kizatuma Imana iturengera uretse gusenga, nta kindi kizatuma Imana ihumuriza abababaye uretse gusenga. Haguruka usenge. Muri iyi minsi turi mu rugo, hari uwafashwaga agiye mu rusengero, hari uwafashwaga agiye mu gisirimba, agasirimba akumva ibyo birahagije. Hari uwafashwaga kubera agiye kumva ubutumwa, akabaza atari ku uyu munsi harabwiriza nde, ariko uyu munsi nindi uvuga ijambo ry'Imana, akagenda mu rusengero ariko akurikiye nde? Akurikiye uvuga ijambo ry'Imana. Icyo akurikiye ni isura y'umuntu, ntago akurikiye icyo agiye kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Hari ufashwa no kumva yaririmba muri korali, ariko aka kanya ndagira ngo nkubwire ngo korali ntizikiririmba mu rusengero, nawe ukinjira. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo gusirimba birabujijwe, kuko covid abantu bayanduzanya. Iyo ni gahunda ya leta yabayeho, kandi ni ngombwa kugira ngo abantu birinde. Ndagira ngo nkubwire ngo gukurikira umuvuga butumwa, ngo umusanze hari kumureba isura cyangwa ko ari buvuge, ntibigihari. Igisirimba kiri muri weho, indirimbo ziri muri weho mwimbere. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga ubutumwa biri muri weho. Hari n'ujyanwa n'inshuti, wajyanwaga n'inshuti ye, kavuga ati ndajya kureba inshuti yanjye, yamutelefone ambwira uti umunsi nagiye gusenga, naho ubwo uwo munsi ntageyo. Ariko ndagira ngo inshuti yawe aka kanya iri mu mutima wawe yisengera aho uri, uyisabira umugisha, uyisabira amahoro. Icyo nicyo gikwiye gukorwa muri iyi minsi. Haleluya. Wigera mu rugo iwawe
wikumva kuri mu rugo muri guma mu rugo ngo wumve ko gusenga ubiretse, ngo wumve ko ubishize ku ruhande. Nta kiri butabare isi, nta kiri butabare ngo gikureho ibibazo turimo keretse isengesho. Ndagira ngo utekereze ku ngo n'Imana ufite muri iyi minsi weho. Yesu ashimwe cyane. Umurimo w'Imana n'ugufatanya. Aroni na Huri bafasha Mose. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngira ngo uyu munsi wiheranwa n'agahinda Huri, wiheranwa n'agahinda mu nzu yawe, wiheranwa n'agahinda muri guma mu rugo. Abisiraheli baragiye mu bunyagi Babuloni, ngo bagezeho inanga barazimanika, ngo twaririmbira dute. Reka tuhasome muri Zaburi 137. Zaburi 137 iravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimutiririmbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Murongo wa 4 ngo twaririmbira duti indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Yerusalemu ni inkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Haleluya. Bagezaho ngo bamanika inanga zabo, batangira kujya mu bwihebe, batangira kwibuka Yerusalemu. Baravuyeyo, bari mu bunyagi Babuloni. Aka kanya ubunyage turimo ni COVID iduhejeje mu rugo. Ariko ndagira ngo nkubwire, aho nakwiheba guhari, wikwiheba ngo umanike inanga. Haleluya. Wikwiheba ngo umanike inanga. Abisirayeli bagezeho bajya mu bwihebe, bamanika inanga ngo banga kuririmba, bakumva bumva batabohotse, bagatekereza iby'i Yerusalemu. Ariko bwo barabitekereza bamanitse inanga. Wewe wimanika inanga, uyu munsi hari igikenewe. Senga Imana ikwegere. Jya mu mwuka umwe wajyagamo uri mu rusengero wicogora. Ni igihe cyo kwambara imbaraga, ni igihe cyo gufashwa, ni igihe cy'urugendo. Ubu nibwo ijambo ry'Imana rikwiye kwamamara muri weho. Yesu ashimwe cyane. Hari ikoranabuhanga, icyo wumvishe kigufashije fasha mugenzi wawe. Telefoni zaraje, ubwire bagenzi bawe uti hari ijambo ryamfashije, nabo ribafashe muri uru rugendo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana yo mu ijuru himbazwe. Wimanika inanga yawe, wimanika inanga. Abisirayeli bamanitse inanga, bumva bari mu bwihebe, bumva bafite ubwoba, bashinyagurirwa n'abi Babuloni. Haleluya. Ariko aka kanya ntawe ugushinyagurira. Aka kanya dufite leta yacu nziza twemerera gusengera mu magwi wacu, tugasenga n'imiryango yacu turi mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ntawe ugushinyagura kuki udasenga. Wasenze, senga. Nicyo kizakuraho izi ndwara z'ibyorezo, nicyo kizakura izi nzige wumva ziri gutera. Bihugu duturanye by'abaturanyi zagezemo, dufite umugisha kuko mu gihugu cyacu hakirimo abagisenga. Yesu ashimwe cyane. Imana yo mu ijuru tugire neza. Kandi ndagira ngo mbabwire ko nidusenga nta kizatuma Imana itatwumva, nta kizatuma Imana itadutabara, nta kizatuma Imana itatugirira neza, nta kizatuma amahoro ataza, nta kizatuma indwara zidakira, nta kizatuma ubukire, icyubahiro, ibyo byose ngo bituruka ku Uwiteka. Haleluya. Nta handi bituruka
isi yose izongera igira ubukungu, ubwasenyutse bwongere bubeho bwubakwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko hakenewe imbaraga z'amasengesho. Ndabashimiye kandi Imana ikomeze bagire neza. Ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi niryo tuganiriye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana y'imbabazi, tugushimiye kubwo ijambo ryawe ritambutse. Komeza ugire neza abantu bawe, ubaha amahoro, ubaha umugisha muri byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe ryera Yesu mbisabye nizeye. Amen.